ya warehouse ubu ngiye kuyibatemberezamo imbere. Ubu ninjiyemo, dore aho ofisi zabugenewe zigomba kuba ziri. Murahabona haratunganyije, byaterwa n'uburyo ki ushaka gupangamo ofisi yawe. Ahangaha rwose, dore ngaha rwose ubuso bugari bwose washyiramo ama ofisi bwose. Ngaha murahabona rwose, iyi ni warehouse iri bye organize. Noneho ubu turakomeje, hariya mubona hariya, dore mu bwiherero, murabibona mu bwiherero rwose, ubwiherero bugezweho. Ubu ngubu rwose ndabubatemberezamo, dore ngubu iki ni igice cyaho cya mbere. Turazamutse tugiye hejuru. Ikindi gice cya kabiri ni ukugenda rwose ukaruha. Ndagenda ubu ndi kubatembereza ahabugenewe, hagomba kujya ama ofisi atandukanye bitewe n'inzego zawe wubatse. Dore ngaha n'ahangaha rwose ni mu bwiherero, harafunze ariko hano harafunguye, urabibona rwose. Nta hehe no kuvangura akora urugendo, uri mu kazi. Turahande rwose ugomba gushyira ofisi ngaha. Iyi ni inyubako nziza cyane, ubaye ukeneye rwose hita uhamagara kuri nimero ubona kuri iyi videwo, noneho tuhakugeze wifatire iyi hangari rwose. Noneho irebera uhagaze uri kureba ibyiza nyaburanga bidukikije rwose. Reba iyo view nziza, uri kureba imisozi rwose, hakurya imisozi ya za Bumbogo. Urimo urayireba rwose, urimo urafata ka siesta. Ahangaha rwose ni ahabugenewe ho kubaka ama ofisi. Ubu noneho nyirizina bajyanye mu gice cyahariwe gukorerwamo ya mirimo uteganya kuzayikoreramo. Twinjiye neza mu gice cyahariwe za serivisi ushaka kuzayikoreramo. Ngaha dore ngiyi hangari rwose, yirebe rwose uburyo ingana rwose, yirebe, yitegereze, yirebe neza rwose ushize amanga. Urabona ko rwose wayitembera rwose ukaruha. Icyo washaka cyose gukoreramo wagikoreramo, wakubakamo ibyo ushaka, wayigira uko ushaka. Reba rwose izi nkingi turimo turabonamo hano hagati, biratwereka ko enjeniyeri cyangwa master plan yayo yagenewe ko hano havamo ibihangari bibiri rwose. Nawe irebere rwose, irebere. Hano ni ukuvuga ngo ni kimwe cya kabiri cyayo. Ubu tugiye mu kindi cya kabiri, nari ndi mu cya mbere. Buri gihangari kigiye gifite umuryango usohoka rwose. Dore ngiki rwose ndakikuzengurukije. Ni karibu hano mu cyanya cy'inganda Masoro. Tubihere iyi warehouse rwose ku mafaranga make cyane. Metero kare imwe ni amafaranga y'amanyamerika, amadolari USA dollars 5 kuri metero kare rwose. Mutebuke rwose, mwifatire iyi warehouse maze mwikorere imishinga, maze mutangire mukirigite ifaranga. Ni karibu, murakoze cyane.